akomeze akaba agarutse muri societe y'abantu badasa n'amakara gakaraga inyo muziko wa kigoreho kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko ariko mana yanjye nese bo batafunze umuntu urengana ni reba kujyana umusamariya papa Benjamin ugasigiye maraya ni so wa mugabo ako mama Shami nibura maraya abe mama ariko papa ngo abindaya indaya y'umugabo koko maraya ni so uracyabyemeza abana afite ubwoba maraya ni so kubyara ese umwami ajyaga bavuga ngo isigize ku iherezo nkabihakana ariko ndabyemeye menya nk'ubwo yararangiye turi mu nyongezo uracyabyemeza indaya ni so muyobozi ndebere ari na fieri yabyo ni ukuvuga ngo wabaye expo yagenda agafata umwanya akamamaza umwuga we ariwo gutukana uri kundegera umuyobozi ndamutinya yakagabo nawe unyumvire gutuka umuntu utagutuka rero nacyo ni ikindi kibazo cyamaze we wamaze kwigira ikintazi yese nagutuka kabisa naba mbaye nka ibyo ukora birenze gutukana wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi zirone igihe wamereye imbwakazi niyo kabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi wowe ugahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi we niyo nagerageza kumutuka yantsinda undebere Imana irarema mbega ishyano ry'umugore wa muyobozi we rero nawe ndakwiyamye Kirisito mama Shami papa Benjamin yagusomeje kuri byayo mugibye oya njye nuko mama mwese mushaka kumfatirana niba ari uko ari njye mugore mwe bitabira inama abandi baba bari he mu burayi ni icyerekana ko abagore mudashobotse wowe ushobotse se umaze amezi ngaho iwawe se ko naziraga umwana wanjye naho rero nyine uwo mwana wahubwo azakuzira umva papa Benjamin karame muyobozi geza ibyo birahagije ugize imana nari ngiye kugushishura abura gushishura umugabo watwitse urwana rwawe inda reka nakubwiza ukuri nubwo ntayo yatewe uwo ari we wese wamutera inda nabyemera pfa kuba atari wowe njye ntera inda zivamo abana bafite disipurine we nkaba Benjamin agurisha mugo urase ko namwemera ko bamungeretseho wavuze se ko ahubwo intanga zawe zavumwe ako muranyumvira badi muyobozi ndasabira Shamira gushaka ahandi abo aho ari se hamutwaye iki ariko papa Claire nawe uri umugome bigezaho ngo harabaye iki abaye iki se nyine hari cyabuze umwana yarya ikindi abashaka niki apo wari ikintu cy'ikigabo gishyira indi imbere cyakugiriye inama ahubwo wowe ushaka kugumura abandi bana mumbwirire babe nk'ibandi rya Benjamin ntabyo uzabona hako kuba ngiriye impu umwana nkamusabira urebe bwiza nuko umugumura papa ruko umusabira urebe bwiza nkandese wowe urebe bwiza cyari cyo ndakizi nyine wowe areze neza niyo gufungishije hako mwese ko mwanyihaye ubundi muzi ko umugabo udafunzwe wari umugabo shwida uri kutwosha rero nabyo ubonye boshye ikisi papa Benjamin cishika rwose oya muyobozi gereka mbabwiza ukuri cyane cyane ingoro kandi papa Benjamin itonde wa mugore ntago nyiri papa Benjamin uzi naragiye muri gereza ni gice bita ko umufungu nagucanga ucanga ikisi hano twashe kurwana nawe ntagusize ndetse ko nanone kubana neza ari byo bya mbere kandi birakurwana kwiza nukure kuba kubangamiye kabisa umva mwese mwicare mwarasaze abantu bakuru mushaka kurwana arinde ubiteye papa Benjamin mwicare kwanza ariko kuki kuva papa Benjamin yakwimukira muri kano kagari nta nama n'imwe twari twakora ngo igende neza hako bukusuka urengana badi mumaze gukora zingahe wimbaza nawe uzi uko zingana nese ubu nicyo wita kugenda neza ku inama niki kwajya mu namwe ubuzima mwana agiyeho kuri ruswa sori muyobozi inama ziratandukanye twebwe inama tugira muri aka kagari kacu nizo gutamaza imyitwarire mibi ababyeyi bafite twebwe duhora abana nkaho babigizemo uruhare ngo bayiragwe reba nka mama Shami mvana muri yose yawe ngo nakanu urumva ko impano zatangiye kugaragara uyu mubyeyi yaduhagarara neza mu mashusho yo gutukana nuko utanyenjeho se akusubwa abantu muzi kumva neza niyenjeho ntekwere uramvuga iki se inama yashikuye kuri mama Shamira bari batubwira ibyo tuje kwigaho se wanyemereye se ngo mbibabwire yego cicika nawe hari umuntu ukubaje nawe ziba aha icyo nzi cy'aka kagari bagambiye mu dayimoni kitifu nanzibishije se ziba nyine ko basi muzi ko n'ibyo bayoboye twisuzi ko ari twiyoboye ibyo si byo mbabajije niko murabibeka ari umuyobozi mwatoye akagari kanyu mushya iyo se niyo ngingo igiye kwigaho muri iyi nama ubwo si byo bihuriye ibintu ndi kubabaza si byo muri kunsubiza wongera ubasa twumve murabizi ko ari njye muyobozi wanyu ntabyo tuzi kandi wowe umuyobozi w'iki se akagari se umurenge se akarere se se w'akagari yego turabizi ugiye kwegura se n'undi ubikubwiye ko ubushyashyanusi bwawe mu tugabo nka twa papa Benjamin bikagera no mu bigabo birebire nkawe ni ukubona ari kirekire gikujijwe n'uburofu mama Shami ashobora kuba habonetse umwarimu wawe papa Benjamin reka mubwize ukuri ntuneshe umutwe utatuma nkora ibidakorwa njyewe se ndarengana sawa rero